Uhawe ikaze wowe ukomeje kudukurikirana ku muyoboro wacu wa YouTube. Iyi ni Mukanzu TV. Nyita Mukanzu TV. Ubane natwe tano kwa tano. Tukugezeho byinshi cyane bigiye bitandukanye tuba twaguteguriye. Uyu mwanya ni byo tugiye kwibandaho kubyerekeranye n'umunyamideli wacu, umukonsilita, umwe mu byamamare, umwari ushinguye Miss Mutesi Jolly. Uyu kandi akaba ari Miss wa 2016, akaba yaregukanye ikamba rya Miss Rwanda, ndetse yewe byaramuviriyemo inkoni nziza, inkoni y'umugisha, ndetse bimuha icyerekezo, bimuhindura ubuzima, aza kuba kimenya bose, akundwa na bose, ndetse yewe aza no kwitabira Miss World, ndetse si ibyo gusa kandi akaba ari umwe mu bahagarariye Miss East Africa. Yewe akaba kugeza ubu ngubu ari umwe mu bikorera umujejeta faranga, ndetse wuzuye ubwiza, usa neza, kuri miliyoni 10 kuzitanga nk'intwererano, cyangwa kuziha umuhanzi, kuzitanga mu gitaramo, kuzitanga muri fundraising, kuzitanga ngo zigire igikorwa zikora. Miliyoni 10 ni ubusa kuri we. Yewe mwite Mutesi Jolly Miss Rwanda 2016, mwite umuherwekazi, mwite icyamamare. Uyu rero tugiye kumugarukaho hanyuma yuko hari saga nyinshi cyane zigenda zimuvugwaho, ni byinshi cyane bigenda bimuvugwaho, cyane cyane ku bijyanye n'urukundo rwe. Benshi bibaza ibijyanye n'urukundo rwe, dore ko ari umukobwa udafite imyaka mikeya, arakabakaba imyaka 30, imyaka itari mike isaga 30. Ubu ngubu akaba akiri inkumi, akaba akiri umware, akaba atarashaka, atarubaka urugo. Gusa nk'uko akunzwe na benshi, akurikiranwa ku mbuga nkoranyambaga, benshi bakomeza kwibaza bati uyu mwari azashaka ryari? Ese ujya ubyibaza? Uyu munsi rero ku kiganiro yagiranye na Isibo The Choice, akaba yageze ibyo bitangazaho ku bijyanye n'urukundo rwe, proposal ye igiye izabera, umurenge w'igiye uzabera, ndetse n'urukundo rwe n'uwo bazashakana. Ibyo yatangaje byatunguye benshi, dore ko biri mu byo batari biteze ko bari bwumve. Gusa niko bihagaze uko yabivugiye, niyo mpamvu ntari bubyivugiremo, ndareka wowe ukiyumvira we n'ijwi rye rituje, ririmo ubuhanga, ririmo ijwi ryiza ryomotse, ari byivugira. Uhawe ikaze, nibagirwe gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Umwari Mutesi Jolly Miss Rwanda 2016, ubwo yatangazaga ibi ngibi, abenshi batunguwe, bibaza byinshi ku rukundo rwe n'umuherwe mu bijyanye n'ishoramari, y'ibijyanye n'intwaro za kirimbuzi, ndetse n'intwaro z'imbunda, intwaro zewe z'amasasu n'ibindi. Ari we Rugumi w'umunyatizedi. Uyu bikaba bivuga ko ari umukwe w'Abanyarwanda, ndetse yewe abenshi batangiye kuvuga buti aho bukera Tanzania iraba ari umubyara cyangwa se umuramu wa Rwanda. Reka mbabwire ko Umutesi Jolly benshi bidashidikanya ku makuru y'abamotari yo ku mihanda, intasi zo kuri murandasi zigenda zivuga yuko uyu Mutesi Jolly ari mu rukundo na Rugumi, ndetse byarenze kuba iby'urukundo. Akenshi uzanga imyenda bambara ibifite marke zimwe, ndetse banavugana, banaziranye, kuko hari ibimenyetso simusiga bigenda bibitangaza. Izi ni inkuru zigenda zicicikana hirya no hino. Ariko hanyuma y'ibyo, reka no kugutera amatsiko, wiyumvire mu ijwi rye rituje icyo yabivuzeho, ibijyanye n'ubuzima bwe, ibijyanye n'urukundo, ibijyanye no kubyara, icyo abitekerezaho, n'icyo abivugaho, n'icyo yifuza. Uhawe ikaze. Iyi ni Mukanzu TV. Kora subscribe, like, share ndetse na comment. Njye sinkunda no guca ku ruhande Jolly, nta muntu urakwambika impeta. Reka Nta nurabikinisha. nanu yabihera he ngo yabihera arakubaza ati mwaranyubagiwe yabihera he ntabwo byapfa kumworohera. Kubera iki se Jolly? Simbiteganya.
aho ndi muri phase y'ubuzima aho numva ngomba kwibaka nk'umuntu mbere yuko I want to be a somebody before being somebody or somebody's wife or even girlfriend or even a fiance. nyamara Jolly hari ukuntu ubu bikomeza gutyo abantu bikaba bizana bajyamo nka kode bakagutinya ko bakagutinya nanjye Jolly. icyo bitwaye erega ntabwo umukobwa ari defined by getting married. Nemera ko gushaka ni byiza iyo batanashaka ntabwo twakabaye duhari ariko ntabwo nemera ko umugore aba defined by getting married. kugira ngo abe yuzuye ntabwo bisaba gushaka. reka ushobora kwigira wowe ukabaho ubuzima bwawe ni nako ntabwo ndashyiraho akadomo ariko nibwira yuko marriage ntabwo ari si ngombwa ngo umuntu ashake. Ushobora kwigira ukaba umugore wiyubashye ushobora no kugira umuryango biterwa n'ibyo washaka gukora. Nshobora gushaka kubyara umwana wenda sinshaka gushaka umugabo ngo tubane mu rugo. hari akantu wari utangiye kuvuga uti ni nako ushaka kujyana mu buzima bwawe. ugira inzika pe ndumva cyane rega ibi warabintoje koko ati jya ukurikira Peter utazagera ukavuga ikintu kitariho. ni nako numva ko abantu bakabaye babigenza ko batakabaye bashyiraho ngo ugomba kuba iki kubera ko wakoze iki. niba umuntu ashaka gushaka yumva yabonye umuntu akunda umunejeje bumvikana mureka ashake. Niba yumva atabyumva nirehorere akora ibyo yumva ashaka bimubereye n'ubuzima bwe. Aha rega niho hava amadivorce menshi kumva yuko umwana w'umukobwa ugomba gushaka ugashaka kubera yuko hari ikintu ushaka guprovinga society. They should liberate girls bakora ibintu bashaka whenever somebody is psychologically and mentally and financially prepared. ari ukuzasoza ubuzima bwawe wifitiye nk'umubebe wawe urumva cyangwa ntunashake ukadopta icyakunyura cyane kurushaho icyakunyura kuruta ikindi muri ibyo bibiri ni iki? Bijyangora ko nagira ko mvuga icyanyura ko nkunda abana cyane ariko ngiriwe ubuntu nkabona umwana nakwishima nanamubonye nafata n'undi nafasha mu buzima.